Bivuze 2015 yabivuze 2015 2015 bwa mbere yarambwiye ngo mva mwana wanjye yego urambuza kwitwa umwana w'iki w'Imana nakoze nta numubyeyi ijya wima imbabazi umwana ntago bishoboka dodo nyine yakwemereye kuba umwana we biba bikemutse rero ndi umwana w'Imana urakoze cyane mwana she nari ngukumbuye kandi nanjye nari ngukumbuye kandi nishimiye n'Imana mu mutima ko twongeye tukumwe n'umwana w'Imana Mutuyimana Jean Claude umuhanuzi ntabwo nabyiswe yagiye ku musaraba nawe ubwo yarabyivugiye avuga ngo uri umwana wanjye yabivuze ryari yabivuze 2015 yabivuze 2015 2015 bwa mbere yarambwiye ngo mva mwana wanjye yego hari igihe Imana ijya kuvugana n'abantu ikavuga ngo ukumva iravuze ngo bwoko bw'Imana ubundi ukumva iravuze ngo mwabana b'abantu wabyumvishije bwoko bw'Imana mwabana b'abantu ngo bwoko bwanje igiye kuvugana namwe ukumva unanga iravuze ngo bana b'abantu ukumva rero niyo igiye kuvugana n'umuntu ukumva iravuga iti mugaragu wanjye ukumva iti muja wanjye ukumva neza ukumva uzabigenda uzanabyumva kandi warasenze waranabyumvise cyane ukumva Imana yavuze ati mwana wanjye haleluya rero 2015 yarabimbwiye bwa mbere irambwira ngo mwana wanjye uzanyura mu mazi ntazagutembana uzaca mu birimo by'umuriro ntago uzasha wabyumvishe ndishima ariko umuntu arambwira ati ikubwiye ijambo rikomeye ubwo bivuze ngo hari ibikomo zagira gute uzanyura ndabwaze ko nahuye nabyo ko nahuye n'ibikomeye ko naciye mu bikomeye ndamubwira uwo muntu nabwo se ubu bikomeye biruta kuba imfubyi ni ibiki ubu bikomeye kuruta kubaho njye nyine ni ibiki mbona mbese n'ubuzima bugize gute mbese numva ibintu ndeba ukuntu araraga hanze ndeba ukuntu nzagobahamya rigeze kubaka hano inzu yibonobono n'imihati uri kureba ibibonobono n'imihati mfata igiti kizima ngishira mu nshonda n'ikindi kizima mu nshonda ahandi hose nshira mbibonobono n'imihati ngitera imbararo n'imbingo nyishishisha ibyatsi by'amakoma nyine amakoma bishwagari nyishishisha ibishwagari noneho ndangije nkora urugi nka hano guca nshiraho urubingo hasi na hano nshiraho urundi rubingo ndangije mfata ibivovo ndabivovora ndabikandagira urwo rugi aba ari rwo nkoresha mbishiramo hejuru nshira izindi bingo nkora urugi rwiza ndakinga nyisakaza ibirere nyimaramo amezi 6 uri kureba amezi 6 kandi ayo mezi 6 nayasojemo iyo nzu hano hari inzu nzima na hano bahatuye na hano hose bahatuye ariko inzu nayimaze iyo nzu nyimaramo amezi 6 abandi bose bari mu mazu mazima nyuma iyo nzu benda mbizanye sinzi impamvu bizanye ariko iyo nzu nyimaramo amezi 6 abandi bose bararaga mu mazu mazima nyuma iyo nzu iza no gutwikwa iyo nzu bayintwikiramo nyirimo nayirayemo ikigo bifite umugore cyarukira mfite umugore mfite imyaka 13 ba mu nzu imeze gutyo 13 iyo nzu nayibayemo kandi abandi bose bitwa badata wacu abitwa ba sogokuru bari mu mazu yego nyimaramo amezi 6 iyo nzu nyimaramo amezi 6 hari umubyeyi Imana imuhereza umugisha yari yarampaye umwana wa ndazaga ubwo munsi ntabwo yari yandashe yaramaze nk'imisi 3 ndaza uwo mwana inzu barayitwika mu gitondo nsanga najyari nijoro nta buringiti nta kirago n'ubundi nararaga ku mashwagari ariko narifite ikoti naribye sogokuru byara mama iryo koti ryari rirerire yarindishaga ikigo cyo kukagitega ndagenda ndaryiba ndarizana iryo koti rero nararyambaraga niryo nambaraga ubwo niryo niyorosaga ni naryo naryamagaho noneho ndongera agurisha inka njayo nsanga yagurishije inka ashyize amafaranga munsi y'ikirago niyongera nibaho 5 icyo gihe nimwe ibyo 5 ndabyibuka icyo gihe nagiye ngura ibinyebwa ibiro 2 Buganda ibiro 2 by'ibinyebwa ndazana ibyo naryaga ubwo naryaga ibyo binyebwa nibishushe niryo niriraga gusa ku myaka 13 maramo amezi 6 rero urukumva nareba urwo rugamba nahuye narwo gutwikira mu nzu ariko ntago wabimbye neza baraje bagayitwika nukuvuga ngo nari ndyamye nijoro nagiye gukanguka ariko iyo nzu imara amezi 6 naragiye byamashwaga byabire byo hejuru biruma byabindi bishishishije byarumye noneho nazanaga amase ngafata amase ngasiga kuri byabishwaga n'ibirere noneho nayamye yose kavamo noneho ibaza noneho imbere rwa rugi ruriho ni rwa rugi rw'ivovo nanone nabyo byarumye ubwo waje yahereye mu muryango mu gutwika
abanza kotsa cakindi ryangirwa rugi yarumaga nka rwaruru byarumaga nkabikura ngashira ibiri bibisi abari hahera arongera ashiyo naryamaga muri wa ruhande ruherere harakuri yawe se niho naryamaga noneho ari bari ahera n'ubundi hari hakiri ibishwagari nanone ntari nashiraho yamasa abari ahera n'ubundi haratwika noneho ngeragiye kwa saa 8 za nijoro ngikanguka nsanga inzira kugira gute iri gusha nayisohotsemo mpagarara hano hari insina abariho mpagarara noneho nta nubwo natabaje inzira komeza gurumirana imyaka 13 ntaco byari bigize gute ntaco byari bimbwiye akenge kaziye mu gutabaza abana baye basanga ndambaye batirindiweho yitwitse nanjye niko navuga tugusanze hanze nice hariya basanga ndambaye uyu mugore uyu wa hano uyu nguyu yarazaga nijoro mbere nararyaga rimwe na rimwe nararyamaga namara kuryama amaze kuneka shuwa ko naryamye sibyo nabantu bahano bose bamaze kuryama uyu Frida uyu yitwa Frida n'umugabo we bizi amara kumekinga shuwa ko naryamye nabandi bose baryamye agahitaza agakomanga bya bintu ati ngwino nari mfite ubundi buriri muri saro muwe rimwe na rimwe najaga namwe kuryamamo nibiryo yarabifataga akabizana akabihisha hariya njewe naza nkarya urukumva neza naza nkarya ariko amazu gose gabaga gariho urukureba ntanzu nimwe itaririho hayo yose urukagakishije hano gariho iriya yaririho iyi hano bari bahatuye hano bari bahatuye ntanzu nimwe itari hari ubwo hano hatari hatuye naho ko hari umurima ariko iyo nzira ahangaha ubwo bwarakerero mu gitondo bati bakongera bakubakire bashaka ko bakanzunzi barabwawe ya ntago ngewe inzu baba bayitwikiye hano ngo nongere mpabe ngo nuko bari kuhubaka no polisi icyo gihe zaradusiye hano kare n'abandi benshi mu gitondo ubwo ncokoza nongera ndazamuka nsubira kwa sogokuru byara mama aho nongera kuja kuba rero ubwo 2008 hari niho nazanye umugore batari n'icenda andi kwibuka niko ni n'icenda umwo urumva 2009 2011 2012 2013 urebye nkambara zose nahuye nazo no muko kuzana umugore nibyo nagendaga ndahura nabyo nibyigerezo nahuye nabyo n'intambara twagize kumbwira rero 2015 ngo mwana wanje haleluya numva ni ikintu gije gikomeye ndanacishimira ariko icomeka makantu ntarinzi kuko ariho nari gukizwa ngo nuca mu mazi ntazagutemba nuca no mu muriro ntabwo uzasha urumva neza ngo nzakurinda nzamenagura inzugi ziki zimiringa uburyo jambo niryo ryambere nkunda cyane kurusha ibindi byose ko ni jambo numvise bwa mbere kuri nge umudamu ari impanuriye yitwa mama twamitaga mama Rosine ubundi amazina ni Louise ni Louise atuye kuko abashotsi ni batari mu cyanika ashobora kuba yaravuye ku abashotsi nyine ubwo niho yashakiye ariko ubu niko mperutse kumubona ari gucuruza mu cyanika ndabaza arambwira ngo ni hatuye nzamugushakira ahubwo uzaze nayo dukora ikiganiro nzamugushakira turi kumwe amanura iryo jambo arangije arambwira ngo Imana iravuze ngo mwana yarambwira umva ukuntu yahanuye yaravuze ati umva mwana wanje mutima na Jacorode ndikaramye nibwo bwa mbere numvise aho ubuhanuzi arambwira ngo Imana irambwiye ntigo ngo izabana nawe izakurindira aho uzajya hose ngo nuca mu mazi ntacu uzaba nuca mu migezi ntizagutembana mu muriro ntuzasha ayongeje amureba ngo nzamenagura inzugi ziki zimiringa ibyuma mbicemo kangahe tamina umuntu ahita ambwira ukuze mu mwuka dutashe arambwira ati rero buriya wishimye atari ko shata harimo akantu nk'iki si gute atumva ati buriya hari ibibazo bikomeye uzagira gute ndabwa ntumvaye umubyeyi yitwa Nyiraburiri niko yitwa ntumvaye umubyeyi nta bintu nzacamo biruta ibyo nagize gute nanyuzemo ibyo nanyuzemo arambwira ati kuzabicamora nti ntabyo ariko reka ngure mwana wanje nzakugira guca byose irabimbwira isoreza ku ijambo rero ngo haye perime yego imiriro nayiciyemo imigezi nayiciyemo na nubu ndacayicamo babyumvishije ariko perime we nabona ko bicagiye cyose kucumva ariko nayo ntanarenganya Imana sinigeze nja kuyikorera none siko itaza urumva kuko ntisiyaza ntagiyeyo urumva ntabwo rero narenganya Imana muri no minsi mu kwa 8 ukwa 9 ukwa 10 ukwa 11 n'ukwa mbere
hano rero no kunyica ngo Imana kubabwira ngo ninje gukora kandi rero nimba n'amafaranga nzagira gute nzajyayo kuko n'uburi na amafaranga kuko gukora previsoire yonyine kuja kwiga na kwishyura no kubibona previsoire kuja kwandikisha code ni ukwishura nayo yasohotse ni ukwishyura ko perime ku mwari munyigisha ni ukwishyura ntago rero nayo narenganya Imana ko sinigeze njyayo kimwe nuko nshobora guhita mvuga ngo ngiyeyo umunsi gumwe nagiye kwiga Imana igahita ibikora nkayibona n'ikindi ntabwo urasaza ku buryo utemereye gukorera perimi ndacyari umwana kiracyahari uzayibona rero Imana iduhana umugisha narindi kuburana ijambo wari uvuze uri kuvuga ngo Imana ngo yavuze ngo icyagiye cyo kumusaraba ntabwo arico gihe rero ibyo kumusaraba ni ibyacu twese muri iki muri rusange ariko njewe noneho yarabinyibwiriye si ico gihe gusa rero mbivuze ico gihe nabyumvise bwa mbere na n'ubu sindacabyumva yego no kwa gatandatu narabyumvise ni mugoroba mwana we numva n'ubundi muhanuza aravuga ati umva mwana wanje ndikarame papa Imana ndavuganye nawe ibi nibi rero ndi umwana w'Imana ntago bishidikanya kuko igihe ndibivuga na n'umu nibara bimbwiye kwa gatandatu kaba ku gatandatu nta cyaha nigeze nkora no ku cumwe kaba ntaco kaba ibyaha cya bya bindi byo mu rugo byo ntitubiburaga ariko burya nta cyambuza kwitwa umwana w'iki w'Imana nakoze nta n'umubyeyi ujya wima imbabazi umwana ntago bishoboka dodo nyine yakwemereye kuba umwana we biba bikemutse rero ndi umwana w'Imana urakoze cyane mwana she nari ngukumbuye kandi nanjye nari ngukumbuye kandi nishimiye n'Imana mu mutima ko twongeye kuri Concorde TV show nabyo biba bibabuza nongeye gushimira Imana ko twongeye kuhahurira kandi ikintu kinshimishije cyane ni ukuri muzima nanjye ndi muzima cyane maze igihe ndwaye bikomeye ku buryo kubibwira umuntu byagoranye niba ari ibiganiro bibiri duherukana no kuvuga uziko nahatirije yego kwa gatandatu yego warambwiye uti pe ndi mu buriri nananiwe kujya gusenga no ku cumweru ejo niriwe mu buriri ntago nigeze mbuvamo warumeze nabi no ku cumweru ntago nigeze mva mu buriri naryamye mpaka ariko nshimye Imana ko uko biri imisonga yagabanyutse mu mutwe hano mu matwara ukuntu byari biri gukubita byagabanyutse nta kibazo mbese muri make yandi gushimira iki Imana higeje rigize gute ikora nuko ndi kubona umeze neza yandi gushimira Imana nta kibazo umeze neza uyu munsi turi kuwa mbere ku cyumweru hazabiki ku cyumweru hazaba Pasika twibutsa kuzuka kwa Yesu Kristo no gucungurwa kw'abana b'Imana haleluya amen katujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana yego Mana turagushimiye izina ryawe nirihabwa icubahiro wabanye natwe tugire neza waturinze uyu munsi wa none twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe turi bazima izina ryawe nirihabwa icubahiro Data twese rero mu ijambo ryawe bane natwe udukomeze kandi kuko wavuganye natwe ukatubwira ngo muri abana banje natwe twemeye kuba abana bawe anariyo mpamvu duciye bugufi kugira ngo tugabure ibyawe rero tubabara ibyaha n'ibicumuro twagucumuyeho kuko kuza imbere yawe turi abanyabyaha ntago byakunda ariko Data twese ukimara kutwezera kudutunganya ukatwemera gufata uyu muzindaro reka buri muntu wese ujye kudukurikira mu ijambo ryawe nyiringabo akomere ashikame kugira ngo izina ryawe rishimwe ngaho rero abana natwe muri byose kandi ukomeze kutwitaho mu izina rya Yesu amen reka dusome ijambo ry'Imana rero turibuze gusanga mu gitabo ca Mariko ibice 16 turasoma duhere ku murongo wa 16 ntabwo amasara kwica gusa umweru n'iri zuba cyane rwose njye ufite telefone reka ngufashe mfasha 16 Mariko 16 Mariko 16 cyambere nuko babonye ko mfite na Bibiliya nta kibazo naje hano telefone Mariko ibice 16 nuko tugendana reka manze mpagere kugira ngo tugendane Mariko 16 niho tugiye gusoma yego Mariko 16 yes dere ku murongo wa mbere hera ku murongo wa mbere ndakubwira aho uri buze gusoreza uravuga ngo kuzuka kwa Yesu yego kuzuka kwa Yesu nukuvuga ngo uhise wagira ngo waruzi ibyo agiye kuvuga nari ndi kumva ku buzima bwanjye nagase muri uyu mwanya ngiye kuvuga ku kintu cyitwa kuzuka kwa Yesu Kristo uriya nkuzana ijambo rivuze iki nkuzana ijambo rivuga ngo kuzuka kwa Yesu bigiye gutuma uhabwa akaye utaruheruka guhabwa amen Imana tugire neza iri jambo rirareba abagore cyane abagabo rero ico ribarebaho ni kimwe umugabo adarega ryumve mbere y'umugore ariko abagore nimwe marakuryumva muryumve cyane kurusha abagabo Imana tugire neza amen nje kukubwira ijambo rivuze ngo ugiye kubona akaye utaruheruka kugira gute guhabwa kabiri kuko uyu mugabo witwa Yesu yamaze kuzuka
akimara kuzuka abagore bahise babona keya kuruta izo babonaga, dore ko banabimenye mbere y'abandi bose. yego. isabato ishize Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yakobo na Salome. Itonde gakeya bavuze usomye ngwiki. Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yakobo na Salome. Nababwiye ngo abagore baryumve cyane kuruta iki? Kuruta abagabo. Aha, soma. Bagura ibihumura neza ngo bajye kubisiga Yesu. Yego. Sabato ishize ku wa mbere w'iminsi 7 ikintu cyatsa kuvuga ni iki? Ku buzima bwawe isabato igiye gushira. Isabato irashize, weho wigira ubwoba. Isabato irashize, nubwo hari keyo utari ufite, nubwo hari keyo utaruheruka kubona. Isabato irashize, akira keya. Hari ibihumura neza abagore baguze. Komeza usome ubanze ubisoze. Nuko mu museke ku wa mbere w'iminsi 7. Nuko ku museke ku wa mbere w'iminsi gahe? Ku wa mbere w'iminsi 7. Aha. Baragenda bagera ku gituro izuba rirashe. Aha. Barabazanya bati ninde uri butubirindurire cya gitare kiri ku munwa w'igituro? Ninde uri butubirindurire cya gitare imva ariko iryo jambo. Ninde uri butubirindurire? Hari igitare kikuriho. Hari igitare cyari cyaranze kukuvaho, ariko nje kuguha itangazo rivuze ngo witinya Yesu Kristo muri uku kwezi kwa 4. Uri muri uku kwezi kwa 4 hari igitare Yesu aje kubirindura. Yego. Ariko bararamye babona igitare kibirinduriwe hirya. Nubwo cyari kinini cyane. Nawe uhita ureba igitare kikuriho. Aha. Binjiye mu gituro babona umusore wicaye mu ruhande rw'iburyo wambaye umwenda wera, baratangara. Binjiye mu gituro ubwo bari bamaze kwinjira mu mva, babona hari umusore wicaye. Uyu musore komeza badusoma, uyu musore baratangaye cyane, ariko arababwira ati mwitangara. Uva mwitangara, ngo hari uyu musi mwitangara. Ubwo uwo musore rero Imana yohereje ni njyewe. Amen. Uwo musore Imana yohereje ni nje kukubwira ngo witangara, wihangayika. Iki gitare Yesu yamaze kukibirindura. Aha, soma. Nzi yuko mushaka Yesu w'Inazareti wabambwa. Aha. Ariko yazutse ntakiri hano. Ariko yazutse ntakiri hano. Aha. Dore aho bari baramushize. Aha. Nimugende mubwira abigishwa be. Na Petero muti arababanziriza kujigarira. Iyo niho muzamubonera nk'uko yababwiye. Bava mu gituro bahinda umushyitsi. nuko barahunga. Ariko ntibagira umuntu babibwira kuko bari batinye. Mwakira ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Tuvuge cyane amen. Iri ni ijambo ritoya cyangwa kugira ngo tuvugaho mu minota itarenze 3 n'iziba myinshi zirabenye. Kristo akomeze kubana natwe. Uyu mugabo witwa Yesu ni umugabo w'intwari, ni umugabo w'ibigango, ni mutabura uko abigenza. Uyu ni wa mugabo, ni intwari ku rugamba. Iyo umuhamagaye arakwitaba, ntabwo ajya kubwira ngo nimero ni kompoze, ntabwo ajya arakubwira ati mwana wanje wigira ubwoba ndaje. Ndetse iyo abonye nta mwanya afite atuma abantu nk'uko yantumye. Mani tugire neza. Nanje rero nantumye ngo witinya, wishakira umuzima mu bagize gute, mu bapfuye. Yesu ni muzima, yarazutse, yabirinduye igitara cicaraho. Usomye aya magambo urabyumva neza ngo hari abarinzi. Aba barinzi ngo bari barinze, ngo ndetse igihe cyarageze ngo shefu ngo arababwira atumva rero uyu mugabo n'umuhanga. Bundi reka mbabwire, Yesu bari basanzwe bamuzi. Yesu bari basanzwe bazi ko ari umuhanga, bari bazi neza ko Yesu ari we Mana. Ngo arabwira ati rero, ngo murinzi arababwira ati rero uyu mugabo mwakinishije ntago mumuzi. Yarabesha aravuga ngo azazuka. Yarabesha avuga ngo kuminzi atazatira mushiraho abarinzi. Aba bigishwa be batazaza bakanamwiba. Bakatubesha ngo yagize gute, ngo yasutse. Mana yacu ndafashijwe.
ngo abarinzi baragenda bararinda, ngo bararinda we bashiraho n'inkota, ngo ariko isaha igeze. Haleluya, isaha igeze biremera, ngo isaha igeze uyu mugabo witwa Yesu ngo arangije igihe cyari kigeze cyo kuzuka kwe. Umva aka kantu, ngo araza birindura ikirata igitare acicaraho, ishusho yasaga, umva iryo jambo, ishusho yasaga n'umwana w'Imana, igitare acicaraho. Abarinzi ngo baratagangara, bamwe bagwiriye hirya, abandi bagwiriye hirya. Umva reka ngo itangazo, Yesu agiye kubirindura igitare, aba bakurwanyaga bagiye kugwira. Umva kuko hari abantu bamurindaga n'abarwanyaga n'abamurwanyaga, kuko iyo batamurwanyaga baba baragiyeho n'inkota ngo bajeho n'ibindi. Ariko itangazo nguzana, itangazo rivuga ngo witinya, wigira ubwoba, ngo baze baratagangara. Bamwe bagwa ibumoso, abandi bagwa iburyo, abandi baratagangara bagwiriya, ngo bagiye guhaguruka. Bahaguruka Yesu yaragiye kera. Umva reka nkubwire, hari ibyo Yesu agiye kugwisha iburyo, ibindi abigwisha ibumoso, imbere n'inyuma hari ibigiye kuriduka, hari ibigiye kurindimuka, kubera ko Yesu aje gukora ikintu gifatika, aje gukora ikintu kizima. Hari ibyo Yesu abirinduye, wigira ikibazo. Umva reka nkubwire wa mugabo we, umva nkubwire wa mugore we, hari ico Yesu abirinduye, witinya, Imana ikoze ikintu gifatika. Ngo maze aba basirikare hahandi nshaka kugira ngo tugere, kubera ko abasirikare bamaze gutagangara, ngo maze Mariya na Magadalene n'ahandi twasomye, ngo maze baragenda bagiye kugera ku gituro, basanga byarangiye kera, basanga ngo yaragiye. Ibyo reka mbitambuke, sibyo nashatse kuvuga. Ico nashaka kuvuga ni ukuzuka kwe. Imana itugirire neza. Ngo aba basirikare bagiye guhaguruka, ngeze kuri yake ya rero Imana ije kuguha. Ngo aba basirikare bagiye guhaguruka, basanga ngo umuntu yakiye kera, bati ibi bintu turabivuga gute, ibi bintu biragenda gute? Reka nkubwire, niko bari uzi bari kukuroga, bakaba gutega imitego ngo urapfa, abandi batucikaho amaguru, abandi ngo ntuzabyara, abandi ngo ntuzashaka. Babona birabaye bagakora ibindi bintu, bagashakisha inama, ariko inama bari kuja humura, Imana igufiteho umugambi. Ngo maze abasirikare barataha, baja kuvuga ibyabaye. Bageze kwa bosi wabo, bosi arababwira ati rero muzi igihari, bati rero ko nkorude wowe nta konji wari ufite, none nguhaye konji. Imana itugirire neza. Bati nawe muti nta konji. Barababwira bati mwa basirikare mwe tugiye kubaha konji mutahe. Bati tugiye kubaha konji mutahe. Abasirikare babaha amakonji, batumva n'ikindi kandi kugira ngo mugere iwanyu muceceke, mutazongera no kuvuga ibyagize gute, ibyabaye, kugira ngo iyi nkuru zimangatane. N'umushahara wanyu turawongera, usibye no kuwongera tugiye kubahemba aya mezi 3 mugiye kumara mu rugo, amafaranga mugiye kugenda muyajanye. Imana itugirire neza. Abasirikare bagiye kubona amafaranga, bagiye kubona agahimbaza musiki. Umva rero agasharero kabayeho rero ko nkuru. Ngo abasirikare barataha, umusirikare agiye gutaha ngaca mu isoko, n'undi atinje akaca mu isoko. Reka nkubwire, abatahaga nta envelope, batangira gutahana iki envelope. Kubera ko nyine Yesu yagize gute, Yesu yazutse. Abagabo batahaga nta envelope, ariko Yesu azutse batahana iki envelope. Abagabo bari barabuze konji bacura, Yesu azutse bagira gute, barayibona. Umva aka kantu, abantu bari barabuze umushahara, nta kazi bagira, Yesu azutse karaboneka. Abantu bari barabuze ababongeza umushahara, ariko Yesu azutse bagira gute, barabongeza. Yesu ni mwiza, nanga ari mwiza, ni mwiza. Yesu atugirire neza, nawe udukurikiye. Yego, haleluya. Abantu bataye ni ryiza we, Yesu niwe akaruhura. Uyu mugabo ni mwiza, ndamukunda. Yageze kuri izi nkuru ze numvaga nishimye, kuko hari ukuntu mbyumva, kuva hari keya Yesu aje kumva. Mana tugirire neza. Umva, iyo Yesu yarazutse, Yesu amaze kuzuka, iyo Yesu yazukiye mu rugo rwawe urubyaro ruraboneka. Iyo Yesu yazukiye mu rugo rwawe amafaranga garaboneka. Iyo Yesu yavukiye amahoro garaza. Iyo Yesu yazutse iwawe nta kiburagayo. Yesu azukira iwawe mu rugo. Amen. Abasirikare ngo barahaha, bataha bameze neza, ibikapu batahanaga ubushashi, ibi bivera nyine. Bataje batahana ibikapu. Ngo umugabo ageze mu rugo, tuvuga cyane amen. Umva ukuntu abagore muri besa, abagabo bababujije ngo ntibabivuge, ntibavuge ibyagize gute, ibyabaye. Umva ukuntu abagore ari beza rero ko nkuru. Ngo maze abagore bagiye kubona, babona abagabo babagize gute, barashe. Ngo umugabo wa mbere batahanye igikapu, ngo umugabo aramugara, baramurate, wa mugabo we ko wazanaga kashashi, ukabuzanye igikapu, ukaba utapfaga kuza kabuje, byagenze gute? Umugabo ati rero wa mugore we ntubivuge, Yesu yagize gute, yazutse. Tuvuga cyane amen. Umugore ati nibiryatimva n'ikindi, wigira ubwoba, Yesu yazutse, niyo mpamvu nahanye ikirata igikapu. Umugore wundi nawe ageze mu ruganje, abona umugabo we ngo waraje azanye inyama. Undi ati wa mugabo we ko wazaga uri kumpuragura, ukabuzanye envelope y'inyama. Ati wa mugore ntubivuge, Yesu yagize gute, babimenya abagore bangahe? 2. Bari tugirire neza. Abose
yazutse umusirikare yinjiranye amafaranga mu rugo, ageze mu rugo ngabikubita umugore nawe yaje kugura inyanya, bati wa mugore we kuri kuzi uri kuririmba intsinzi byagenze gute? Umugore akavuga ati Yesu niwe nishemo ya mbere y'ubuhu. Bati uwo Yesu yakubera buhungira gute? Batuva ntubivuge, impamvu ndi kugura inyanya nyinshi Yesu yagize gute? Yazutse. Mu rw'inyanya biba bigize gute? Biba biramenyekanye. Undi mugore ari kuri busheri atumva naguraga izirimo amagufa mu nkatira iki roti. Bati wa mugore we kubera iki waguraga ibigufa kabutajya? Ati ndimubivuye, inkuru ziba ziramenyekanye. Umva reka nkubwize ijambo. Yesu yazutse. Yesu nazukira mu mutima wawe, Yesu nazukire mu byawe. Umva, nagera iwawe ideni riragenda, amahoro arajya araboneka, nagera iwawe uburyo biraza, nagera iwawe uramba. Yesu azuke. Izikeya wari warabuze wa mugore we, Izikeya wari warabuze wa mugabo we, iyo Yesu nazuka bizakunda. Yesu rero azukire muri wowe kugira ngo muri iki cyumweru turimo cyo cibuka kuzuka kwa Yesu. Nawe Yesu nazukira mu byawe, ibintu biremera muri Yesu, biremera muri Yesu, biremera. Imana ikugirire neza, Imana ikomeze kugutabara. Muri byaze ngo mwana wanjye nubona ubuzima bugenda neza, uzibuke bya bihe wabayemo nta numwe ukuzi. Yesu nazukira iwawe, uzibuke ibihe wari urimo atarazuka. Ntiwibagirwe aho Yesu yagukuye, ariko Yesu azukiye muri wowe, Yesu azukiye mu rugo rwawe. Wa mubyeyi udafite amahoro, Yesu azukire iwawe, amahoro aboneke, ubukene bugende, keya wongera uyibone. Yesu aje gutanga keya. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu, amen. Nta kindi narenzaho. Tanga nimero. Yesu atanga keya. Undi Yesu atange keya. Udusengere dusoze. 0781 niyo nimero yanjye. 0781 38 irahari hose. Imana ibahereze umugisha. Ca bugufi dusengane. Nawe utekereze uvuga uti Imana, uce bugufi mu mutima uvuga uti ndashaka kugira ngo Yesu yongera azukire wanje mu rugo, azukire mu byawe, kuko nazuka ibyo utari warabonye uzabibona. Aba bagore baba basirikare bari barinze, Yesu yarazutse babaha konje, babaha amafaranga, barababwira ngo mugende buceceke, mujene mu ngo zanyu tubahaye konje. Ariko bagezeyo ntibaceceka. Nawe Yesu namara kuzuka agakora imirimo, ntuzaceceke, uzavuga ibitangaza Imana yagukoreye. Rero ca bugufi dusengane mu mutima. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana yacu, uri karuhura, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Utwitayeho nyiribihe, nta wakwitayeho, nta nuwaje imbere yawe ngatata kubonye. Uwahageze gusa gupfa kuba yaje gusa yabitekereje, nawe ujye umuha keya. Rero ndakwinze kugira ngo uha abagabo keya, uha abasore keya, uha abakobwa keya, uha ababyeyi keya, ingo zacu zihe keya, Abanyarwanda uduhe keya, abari hanze ubahe keya, Abarundi ubahe keya, Abanyakenya ubahe keya, data we Abatanzania ubahe keya, Abanyamerika n'abari muri Canada n'abari muri Zimbabwe n'ahandi hinshi hatandukanye hose ubahe keya. Abumva Ikinyarwanda bose baboneke ziturutse iwawe Yesu Kristo. Umaze kuzuka ibintu byarahindutse, umaze kuzuka wiyeretse benshi, wakoze imirimo n'ibitangaza. Ndakwinjiza kugira ngo ingo zacu wongere uze uzizukiremo, kuko aho wageze biremera. Urakoze, gera kuri buri muntu wese mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.